rero kwihuta. ndi kwihuta niba nshaka kubwira vuba. Yego. Nabitekerejeho nsanga ibintu nakoze ntabwo byari byo. Niyo mpamvu nagerageje ngo nguhamagare nibura ngwe naguha akagiti mu rugo. Yego. Tushe na gato. Harya shangwa nguki. Emile. Wangambaniye koko. Wangambaniye koko. Iryo ni ryo jambo rya nyuma ryavuye mu kanwa ka Emile. Uri kwibaza uko byagenze. Nje kuguha ukuri kuko byagenze naho bigeze nona. Uri umuntu w'agaciro, wowe wageze hano, wowe tukiri kumwe, wowe uri bubashe gusobanukirwa urebye ino video kugeza irangiye. Nongera ngusuhuza nanagushimira uri uw'agaciro kugeza nona. Bakunzi ba filimi Inzira y'Umusaraba season ya 2 episode 58 niyo igiye gukurikira. Niyo mpamvu twaje ngo tuyiganireho mbere yuko isohoka. Nkwifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Amahoro n'imigisha by'Imana bigusakare. Byo ukora byose Imana ibishyiremo baraka, ikomeze ikongerere, ikomeze kuzamure mu ntera, ndetse nawe urwaye Imana igufashe aka kanya ukomeze woroherwe kandi uzagere ku byiza byinshi. Mbere yuko dukomeza, kora subscribe wowe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Iyi channel ni izajya kugezaho ibintu byizewe kandi bimeze neza kurusha iby'abandi. Uve kuri twana twaje tutwiyitirira aho ngaho. Nimba wakoze sabu uri umuntu w'umugabo kandi uri umuntu w'agaciro, ukwiye kubyubahirwa. Indabo zawe urazikwiye. Ikomere amashyi inshuro 1000. Ndabizi neza gukora sabu ni ibintu bitagoranye. Nugukandaho ntago bisaba iminota irenze umwe cyangwa amasegonda, ndetse nta n'ikiguzi bitanga kuri sabu. Ahubwo iyo ukanze kwiriya sabu ni ukugaragariza umuntu neza ko ukurikirana ibintu byiwe, umukunze, wamwishimiye. Unakore kuri like hari hasi, ni iby'agaciro. Ndetse wajya no muri comment ukavuga uko ibintu byose ubyumva. Ndagushimiye cyane. Reka dutangire ntabatindiye, mwihangane nabanje kurondogora kandi murabizi ndi umuntu wanyu, namwe muri abantu banjye. Ngiye kubwira nitwa Ibrahim. Murakoze cyane. Duherukana Emile bamufashe yagambaniwe. Ijambo rya nyuma aravuze ati urangambaniye koko. Ese waba wibaza uko byagenze? Yego ndabizi nibyo wibaza, cyangwa uribaza iribagiza na Cyusa aho byagarukiye. Reka tubanze tujye kwa iribagiza na Cyusa uko byari bimeze muri cyayi. Cyusa we yavugaga ko akwiye gutaha, akwiye kujya iwabo, ngo imiryango yarateranye, kandi umukunzi wiwe iribagiza mu bwizukuru aramubwira ati Rugema ntago ari umuntu mwiza, ndamuzi, ntajya ahagarara ku ijambo yavuze, yaduhinduka, kandi turabizi neza Rugema ijambo ryiwe ntashobora kurihagararaho, ndetse banatashye barara bamufunze. Ese koko yaratashye? Ibyo bintu woro byibazaho. Aka kanya ushobora kujya muri comment ukavuga ati azatahe cyangwa azabyihorere nk'umuntu ukunda Cyusa. Ariko akenshi na kenshi ushobora kwibaza ngo yaratashye. Ngiye kukubwira yuko atigeze ataha, yumviye umukunzi we. Yumviye umukunzi we iribagiza, kuko buriya abantu bakundana akenshi na kenshi biba bikwiye yuko bumvikana. Yego bari mu bibazo bigoranye by'inzara, y'ubukene n'ibiki, ariko urumva nuko byagenze. N'abatindiye rero reka twigarukire vuba vuba turebe hano aho byagarukiye. Amubwiye ngo urangambaniye koko. Emile abwira umugabo wamubyara ngo urangambaniye. Ese nuko umugambanira gute? Emile byagenze gute? Uko Rugema yaje gufata uno mugabo akamubwira ati noneho iby'amafaranga byavuyeho ko nta mafaranga bamutwaye.
naho Rugema yamushakiraga yuko batanze umuti ashaka ko bagenda bakaka uwo muti. Ese Emile yasubiye yashaka umuti? Ndabizi uri kubyibaza. Kora sabo kugira ngo igice cya 58 kitazagucika. Wowe uri uw'agaciro wabaye hano, kandi kuba turi kumwe uri n'iby'agaciro bihambaye. Ndagushimiye, Imana ikurinde, ugire amahoro kandi nkwifurije umwaka mushya muhire, dore turacyari mu kwa mbere. Imana ibarinde, tuzasubire ejo, ndabakunda cyane.